Reka nizere ko mumeze neza mwe mudukurikirana cyane kuri Elfa Media yanjye mwumva banyitavare uri imbere yanyu bamwita MC Gift. Ni wa rusobe rusobanyabaswa mu basize nka misigamigani sindicobera amahanga ruhamya ruhanga muramanga nkayisiga ibishanga sinsiga ibihanga nyigucenga nikozi iyo rikinze ukizuyaza mbana bengutse ngusho rutijana kwitabaro nkimana igihugu muraho neza banyakigali namwe mwese mutuye mu ntara ndavuga bari mu majyepfo amajyaruguru iburasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo na hagati mu mutima w'igihugu i Kigali ba diaspora muri mu ntara ya gatandatu namwe nizere yuko muri amahoro masa amahoro amafaranga azira amahane ntibikabure iwanyu. Twaramukiye hano ku rukiko ku ngoro y'ubutabera ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro mu Kagarama twari tuje kumva urubanza rwa Eric Semuhungu rwabaye nyine kuri no tariki ya 28 z'ukwa kane umwaka wa 2026. Ni urubanza rwa murabizi uyu Eric Semuhungu yatawe muri yombi ku itariki Semuhungu yatawe muri yombi ku itariki 9 z'ukwa kane umwaka wa 2026. Murabizi ko akurikiranyweho ibyaha bitatu cyangwa se n'imbuta nabizi ndabikumenyesheje none ahangaha. Muri ibyo byaha bitatu birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa ndetse n'icyo gusebanya. Uyu munsi rero nibwo yagejejwe imbere y'urukiko aje kuburana ku ifunga n'ifungurwa ry'iminsi 30 y'agateganyo. Ku isaha y'isa 12:30 nibwo Eric Semuhungu yarageze hano ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro nyine hano mu Kagarama. Hanyuma mu bintu byatangaje abantu benshi twari twiteze yuko uru rubanza ruri bwitabirwe n'abantu benshi bashoboka, kubera yuko uyu Eric Semuhungu arazwi haba muri kino gihugu ndetse no hanze yacyo. Yamenyekanye cyane mu byo nakwita ko bitari bimenyerewe mu muco nyarwanda, ariko byaje nk'inzaduka yewe haba no mu mahanga, ariko uba umuco mushyashya ushaka kwizwa isi habirimo n'u Rwanda nyine. Eric Semuhungu ari mu bantu ba mbere bigaragaje nk'abaryohewe n'ubwo buzima burimo gukundana cyangwa se kubana yewe no kuryamana n'abo muhuje ibitsina. Mu bintu rero byatangaje abantu benshi ni ukwisanga uyu Eric Semuhungu ku rukiko ari wenyine, uretse itangazamakuru nta bandi haba inshuti ze haba abo mu muryango we baje kumva runo rubanza. Hanyuma rero ubwo twinjiraga muri sare y'urukiko aho yaragiye kuburanira, perezida w'urukiko ndetse n'ubushinjacyaha baje kwemeza ko uru rubanza cyangwa se basabye ko uru rubanza rubera mu muhezo, kubera ko ngo hagiye kuvugirwamo ibintu bikomeye cyane birimo ibi byaha akekwaho, birimo gukoresha imikoreshereze y'ibitsina. Bivuga ko rero bishobora kubangamira uburyo uru rubanza rwagenda, bityo perezida w'urukiko yemeza ko uru rubanza rugomba kubera mu muhezo. Rero bamwe mu banyamakuru b'imyidagaduro cyane cyane bakorera ku mirongo ya YouTube bikanze batunguwe, kubera ko ntago biyumvisha ukuntu hano mu ifasi y'urukiko cyangwa se mu mbago z'urukiko hatari kugaragara abantu nka ba DJ Brian, abantu nka ba Tesha, abanyamakuru barimo MC Nario n'abandi bagiye batandukanye, aba hosta nka bazinda, aba DJ nka ba DJ Flix ndetse ba DJ Crash n'abandi bagaragaraga nk'inshuti z'akadasohoka za Eric Semuhungu. Baravuga bati ni gute tutababonye hano, ni gute tutabonye umuryango we waje kumva runo rubanza. Ni ibintu abantu bibajijeho, ariko baravuga bati bidusigiye n'isomo. Bantu muri trend ku mihanda, bantu mugaragarizwa ko mukunzwe bitewe n'uburyo muvugwa,
bigaragara ko iyo mugeze mu bibazo musigara mwenyine, ni ibintu byo kwitonda cyane. Ubwo reka duhurire muri komenti namwe mutubwire uko mubyumva. Nabinyuriramo rero gakeya nifashishije inkuru yanditse ku Gihe, ubwo uyu Eric Semuhungu yatawe muri yombi. Murabizi yatawe muri yombi mu gihe twari turi mu cyunamo cy'iminsi 7 cyo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Ntago hahise hatangazwa ikintu cyatumye uyu Eric Semuhungu atabwa muri yombi, ariko nyuma urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwaje gutangaza bimwe, rwaje gutangaza no kwemeza ko uyu mugabo yatawe muri yombi. Mu byaha rero yakekwagaho byatangaje harimo icyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato, byari biri nyine mu byaha bitatu Semuhungu akurikiranyweho. Dosiye ya Semuhungu Eric uherutse gutabwa muri yombi yagejejwe mu bushinjacyaha ku wa 14 Mata umwaka w'2026, aho yari akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, aho umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitseri yabwiye Igihe ko kugeza ubu Eric Semuhungu yarezwe n'ab'igitsina gabo barenze umwe. Ati barenze umwe, iperereza kandi riracyakomeje rushobora no kwiyongera. Aho yagize ati kugeza ubu abareze n'ab'igitsina gabo. Semuhungu yatawe muri yombi ku itariki 9 Mata umwaka w'2026 akurikiranyweho ibyaha bitatu birimo icyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa, ndetse n'icyo gusebanya. Dr Murangira Thierry yahamije ko dosiye ya Semuhungu yamaze kugezwa mu bushinjacyaha, ari naho uyu munsi nyine yagejejwe imbere y'urukiko. Icyaha cyo gukoresha Dr Murangira Bitseri yahamije ko dosiye yamaze kugezwa mu bushinjacyaha ku cyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato, giteganya ingingo y'134. Ahangaha ni ingingo z'amategeko zihana ibyaha mu Rwanda, aho bari Igihe kiri gusobanura nyine ingingo n'amategeko ahana bino byaha. Icyaha cyo gukoresha undi mibonano mpuzabitsina ku gahato giteganywa n'ingingo y'134 y'itegeko nimero 68/2018 ryo kuwa 30 Kanama umwaka w'2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uwahamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarenze imyaka 15 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 2. Naho icyaha cyo gushyira ahagaragara amashusho yerekeranye n'imikoreshereze y'ibitsina hakoreshejwe mudasobwa cyangwa urusobe rwa mudasobwa giteganywa n'ingingo ya 34 y'itegeko ryerekeye gukumira no guhana ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitari hejuru y'imyaka 5 n'ihazabu itari munsi ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ariko itarenze miliyoni 3. Icyaha cyo gukangisha gusebanya giteganywa n'ingingo y'129 y'itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uhamijwe n'urukiko iki cyaha ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu itari munsi y'ibihumbi 100 ariko itarenze ibihumbi 300 by'amafaranga y'u Rwanda. Ngayo nguko muri ibi byaha ikiruta ibindi ni iki ngiki cyo kuba ashobora kuba agihamijwe n'urukiko, ashobora gufungwa imyaka itari munsi y'imyaka 15. Mu bintu byavuzwe kandi biri kuvugwa nuko muri abo basore bagera kuri 2 bamaze kumenyekana ko bareze uyu Eric Semuhungu. Umwe afite imyaka 22, undi afite imyaka 20. Bivuze ko byaba ari nk'amahirwe kuri Semuhungu kuko byari kuba ibindi iyo baba bari kuba bari munsi y'imyaka y'ubukure. Aha
aho byari kuba ari ibindi kuko byashoboraga kuzamo n'igifungo cya burundu. Umwe muri aba basore avuga ko yasambanyijwe na Eric Semuhungu na Semuhungu inshuro zigera kuri 15, bakavuga ko ngo babaga babanje kunyweshwa inzoga zikomeye aho bamaraga gusinda hanyuma akabasambanya. Mu bindi ushobora kumenya byaturutseho bikekwa ko byaturutseho iki cyaha cyo gukangisha, nuko umwe muri aba basore ubwo Eric Semuhungu we nimba yaramuryohanye simbizi, ariko ngo Eric Semuhungu yakomeje kujya amuhamagara akamubwira ngo ajye agaruka bongere ngo, ariko ngo natabikora azabibwira mama we ko n'ubundi aryamana nabo bahuje ibitsina, aho muri screenshot zigaragaza uno musore ari kubwira Eric Semuhungu ati byabaye kabiri ariko ntago bizongera ukundi, ntago bizongera ukundi, nushaka mama uzabimubwire ubwo nyine nzabyakira uko bije. Urubanza rero rwashyizwe mu muhezo, ubu turacyategereje imyanzuro y'urukiko, ariko mbere yuko ngenda nabibutsa ko uyu Eric Semuhungu adahakana ko yasambanye cyangwa se yahuje ibitsina ariko se vare ko nzi ko buriya numiwe imyanya y'inyuma, urumva, reka mbivuge mu buryo bwiyubashye, imyanya y'inyuma ibarwa nayo mu bitsina wapi? Ubwo rero cyokora wenda hari kubarwamo igitsina cyashyizwe muri uwo mwanya w'inyuma, wenda ntago Eric Semuhungu ahakana ko atasambanyije cyangwa se ataryamanye n'aba basore, ariko avuga ko babyemeranyijweho, babikoze babyumvikanyeho bose ari nko kwishimisha. Rero reka dutegereze icyo urukiko ruri bwemeze, niba uyu Eric Semuhungu ari bufungwe iminsi 30 y'agateganyo cyangwa se azakurikiranwa ari hanze. Icyo kuba Eric Semuhungu yabona ingwate yo gutanga yo kugaragariza urukiko yo ntago ari ikibazo, ahubwo wenda ikiri bubeho ni ukugaragaza ko ni ukuba Eric Semuhungu yagaragaza impamvu zifatika zatuma aburana ari hanze. Mu bushishozi bw'urukiko nabwo nirubyemeza ubwo turaza kubona mu Eric Semuhungu azajya aburana ari hanze cyangwa se azaburana afunze. Muribuka neza ibi ngibi ndi kuvuga by'inyuma ntago ari ugusesengura urubanza, kubera ko biba ari amakosa akomeye. Ibyavugiwe mu rukiko n'imyanzuro y'urubanza byo tuba tugomba kubivuga uko biri, ariko ni ukwibukiranya ibyagiye biba mbere y'uko Eric Semuhungu atabwa muri yombi. Muri iyi dosiye mbibutse ko mu Rwanda n'ubwa mbere, navuga ko ari ubwa mbere byumvikanye mu itangazamakuru hari kuba urubanza rw'abakoreshejwe imibonano mpuzabitsina ku gahato, ariko ari abagabo bose, atari kwa kundi tuvuga ngo umugabo wenda yasambanyije umugore ku gahato, nako yakoresheje imibonano mpuzabitsina umugore ku gahato. Wapi, ahangaha ni abasore bareze umusore mugenzi we. Hanyuma vare so bwa mbere ubyumvishe ibyo bintu ubwo ngubwo sinzi nimba hari izindi manza zabaye zimeze gutyo, njye ntabwo nzi kuva navuka, nirwo ruje mu itangazamakuru. Hanyuma ikintu gitangaje ntakibaze boburetse aho ihangane aho tuganira, nakibajije no mu minsi ishize, ibaze urumva wowe MC Gift wagiye kurega umuhungu ko yagufashe ku ngufu, ko yamfashe ku ngufu ni ibintu bitangaje, ariko sinzi ikintu cyaba icyo gihe, nkabyuka se nkagenda umuhungu yamfashe ku ngufu ukajya kumurega, kereka banziritse ariko cyangwa bamfatiye. wakora iki? ahubwo ikibazo nibaza, wakora iki? nabimenya ibyo bintu byabaye biri kuba direct, ariko ikintu ahubwo umuntu yibaza, ese koko aba bantu bamwe muri aba basore baba barasambanyijwe ku gahato ku buryo umuntu
uko biri bishobora kuba ari ku gahato kuko umuntu Asambanywe ntabwo yajya kurega rimwe, atari ku gahato kabiri, gatatu, kugeza kuri kane, 10 inshuro 15. eh Reka turekere urukiko mu bushishozi bwarwo twumva imyanzuro ko ibi bintu nabyo nibyo kwibazwaho. Hanyuma Vare, ikindi kintu njye nibajije, nari nzi ko ndi busanga abantu benshi hano benshi cyane Vare, ikindi nibajije, ariko urareba ukuntu ese abantu aba bantu twikunda hari umuntu wavuze buriya uzitondere unatinye umuntu ukubwira ngo nkuriye inyuma, yego kuko ntabwo uzamenya igihe yagendeye. yego ujye unamugirira ubwoba. Urabona ukuntu Eric Semuhungu yabaga ashagawe ahantu hose, haba aho yahostinze, aho yahostinze, ahantu habaga huzuye, afite abakire bakomeye yagiye akorera bakinjiza, urumva afite abantu bamubaga bagaragaraga nk'inshuti ze, harimo bano ba DJ Brian, harimo ba DJ Crash, harimo ba MC Nario, ni benshi cyane. Mwarabibonye umunsi bataga muri yombi Jihad, ariko biri kuvuga ko Jihad nawe ngo yagarutse muri ino dosiye. Ni ibivugwa ariko byo ni ibivugwa, ntago ntabizi kuko ubu ngubu urubanza ruri kubera mu muhezo. None se nenge ko ikintu nagiye kukubaza n'ubundi ndumva kitari ngombwa, kuko nagiye kukubaza ngo birashoboka ko umuntu yaza mu rundi rubanza kandi afite urubanza arimo kandi anafunze. Yego birashoboka. None se kuba afunze ntago bikuraho ibyo yaba yarakoze igihe yari ari hanze. Ubwo muri make aramutse nawe aje muri iyo dosiye ashobora no kugaruka hano ibyo byaha nabyo akabibazwa. mayi nka data. Ntago ari ibintu byoroshye. Hanyuma turibaza ni gute abo bantu nta muntu n'umwe wigeze agaragara hano ku rukiko? Ni gute ba Muyango batagaragaye hano ku rukiko? Uzi ikintu gitangaje? Perezida w'urukiko amaze kuvuga ngo dusohoke, urubanza rugiye kubera mu muhezo, hasigare gusa abafite aho bahuriye n'uru rubanza. None se icyo nibaza ni Eric wabisabye, hoya ni ubushinjacyaha cyangwa umucamanza we wavuze ati twe turashaka ko rubera mu muhezo? Byagenze ni ukuvuga ngo ubundi hari ibyo amategeko ateganya ku kuba urubanza rwabera mu ruhame cyangwa mu rukiko cyangwa se mu muhezo. Igihe ntago nakurikiranye neza, ariko amategeko hari ibyo avuga anagena ku kintu, ku kuba urubanza rushobora kubera mu muhezo cyangwa rushobora kubera mu ruhame. Iyo hari ibintu bishobora kubangama cyane nk'uko nguko hari kuvugamo ibijyanye n'imikoreshereze y'ibitsina, urumva? Yego. Wenda rimwe na rimwe bishobora kugira ingaruka ku bantu runaka cyangwa se ku miryango runaka. Yego. Mu bushishozi bw'urukiko rwa perezida w'urukiko cyangwa se abashinjacyaha, umushinjacyaha ashobora kubisaba cyangwa se perezida w'urukiko akabyibwiriza akategeka ko urubanza rubera mu muhezo. Nuko rero byagenze. Ikintu gitangaje nuko mu rukiko hasigayemo Eric Semuhungu n'abavoka be gusa. Ni ukuvuga ngo nta muntu wa hafi mu muryango we wigeze uza. MC kadushimira abantu badukurikiranaga kuri Alpha Media, tubifuriza kumera neza kandi tubashishikariza gukora subscribe, tunababwira ko buri kimwe cyose kiri bubere hano turi bukibagezeho kandi turi bukibagezeho ku gihe. Nge mwavuganaga nanjye Banyita Vare, uri imbere yanyu bamwita MC Gift. Mukomeze kugira ibihe byiza.